ngewe ibintu nkubwira ngo impamvu nzinuka abashumba b'abagore ni imyitwarire yabo mibi umuntu agahagarara imbere y'abantu ngo ni umushumba ayoboye ngo intamada ariko wamwitegereza igihagararo cyo ukabona ni umushumba w'ihene pe umbabarire ukabona yambaye ijipo igera aha sibyo mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuri mama Charlene official ni ya chaîne yivuga butumwa ibagezeho ibintu bigiye bitandukanye biriho filime biriho ijambo ry'Imana ibiriho ibigano bigenda bitandukanye byitwa amazina atandukanye nka kera n'ubu iby'urubyiruko harya kimwe cy'urubyiruko cyitwa tegura ejo wabushize mwakoze tegura ejo n'ubutwari bw'umugore n'ubutwari bw'umugore ubuhenebere karundo iyo ni filime ni bwa buhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka harya buri yigeze kuri season ya kangahe ya gatatu buriya muri season ebyiri zabanje wabonye intego zayo zaragezweho ukurikije icyo washakaga ko abantu biga wenda zagezweho kuko twerekanye umurokore waguye ati urusengero abivamo nkajyamo hugura ni nyamuneka Imana uzayikenera ko nta mwanya mfite mba nibereye muri business zanjye yaje guhura n'urugamba rw'umugabo muca inyuma atereta umukozi wamukoreraga muri biro amutera inda aza arafungwa umukobwa rero arabibita ajya mu rugo rwa wa mugore ati uru rugo nanjye mbese ura n'umugabo wanjye kandi uwo mugore ntiyabyaraga biba ngombwa ko mugore agwa ajya mu bapfumu ajya mu bapfumu imiti ayiha umuhungu w'umukozi ngo ajye ayimuhera wa mugore waje aho ngaho w'ishoreke wa mugore yaza gupanga n'umukozi ahubwo baba ari we bayiha wagiye gucirira ibirozi ahita nasara ariko byarangiye murambitseho ibiganza mama pasteur murambikaho ibiganza arakira ibisazi yego ngira ngo ni ibintu byiza cyane season ya gatatu rero igiye gutangira ubu ngubu niyo turimo gutegura iyo izaba ifite iyihe ntego muri rusange wenda izaba tuzibanda ku rubyiruko tuzibanda ku rubyiruko umuntu udasenga n'umuntu usenga kandi tuzerekana n'uruhare rw'ababyeyi mu gutabana ni byiza cyane ngira ngo n'ikiganiro tugiye gukora ntabwo kiri buze kujya kure cyane y'urubyiruko kuko ni rwo Rwanda rw'ejo ni naryo torero ry'Imana ry'ejo hazaza ariko ubundi mama Charlene uwo turi ko muri Mukeshimana Emerita yitwa mama Charlene niryo zinazweho nubwo ari kuri chaîne yiwe ariko wowe wabukoze subscribe wajyaga umwumva mama Charlene uyu mubyeyi ukuri imbere tugiye guhata ibibazo nk'urubyiruko mu gutegura ejo heza hazaza rimwe na rimwe urabona mu Rwanda mu mwaka w'1994 habaye jenoside yakorewe abatutsi impamvu turi gukora ibiganiro bijyanye na jenoside no kubera ko turi mu bihe byo kwibuka nyine birumvikana hari ukuntu rero bamwe mu babyeyi b'abakonservateri cyangwa b'amateka wenda yo hambere rimwe na rimwe bashobora kuganira n'urubyiruko abana batoya babo bakababwira ati mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi byagenze gutya na gutya mbese bagasa nabo bibamwe ingengabitekerezo cyangwa bagasa nabo babibamo amacakubiri ubundi kugira ngo urwo rubyiruko rutegure ejo heza harwo rwakora iki kugira ngo rwiyambure ibyo bintu rubwirwa na bamwe mu babyeyi baba bagifite imyumvire irimo amacakubiri irimo ibintu nyine bibi urubyiruko mu gutegura ejo warugira inama yo gukora iki ndabagira inama ariko nanone mpereye ku babyeyi hari umuntu wari uherutse kumbariza abana arababaza ngo mbese muzi ubwoko bwanyu ibaza ibintu yatangiye kunzanira mu bana vure mu muntu ngo wowe urabizi ubwoko bwawe ubwo abana nyine barambaza ngo abantu hari umuntu wambajije ubwoko bwanjye mama mbese numva birambabaje ndamubwiye ni mwebwe muri abakristo muri ubwoko bw'Imana ubwoko bw'Imana kandi muri n'abanyarwanda nibwo bwoko bwanyu ubwo urumva amahirwe nagize narababajije mbese uwo muntu yababwiye ubwoko bwanyu ngo hoya ngo ahubwo yatubajije nyine ngo ubwoko bwanyu murabuzi nahise numirwa ndavuga ni nk'umuntu wabonye amateka y'ibyabaye mu Rwanda ibihagije njye numva bihagije kubera yuko
biriya bintu byabaye bigomba gusigira isomo buri wese akavuga ngo ntibikongere kubaho. Rero nk'urubyiruko niho nahise menya ko hari ababyeyi bagifite iyo myumvire bashobora kwigisha abana babo koko. Bakabwira ati wowe rero urubu bwoko ujye witondera bariya, urubu ujye witondera bariya. Usibye ko wenda amahirwe urubyiruko rufite muri iyi minsi hariho gutangwa amasomo, bagenda bya biganiro byagendaga biba mu midugudu, ahanini urubyiruko rwakunze kujya rujyamo bakagenda bigishwa. Ndibuka ko Charlene Charlene azi ibintu byo muri jenoside aranabindusha. Hari ibintu ambaza yarabyize yarabimbwiye ngo gutya na gutya na gutya, kandi bitewe n'ibintu amaso yabo ari kureba, ibisigazwa by'ibimenyetso, ibintu hari ibintu byinshi bagenda bumva mu mateka bakanabireba bikabatera gutinya. Hanyuma inama nagira urubyiruko, ntihazagira umubyeyi umucengezamo amatwara y'ubwoko. Ubwoko bwakoze ku bantu ku buryo wenda n'uwakoze amakosa agakora jenoside yateye ipfunwe abo yasize. Kwitwa umwana w'umuntu wakoze jenoside ni igikomere, birababaje. Bivuga ngo hari n'abana bagize umubabaro kubera ibyo ba papa wabo bakoze. Cyo ni ikimwaro, ntago ari igihembo baba barahawe ngo bakoze ibintu byiza, ntibakabyemere. Umuntu ufite ubwoko mu mutwe we aba yatokowe, niho hamuvira umujinya wo gukora amabi. Kandi nibutse abantu ko kuturi ubwoko bw'Imana. Noneho rero nk'urubyiruko inama nabagira ni iyo kutubakira tegura ejo yabo ku mateka y'amoko. Ni ukuri njya mbwira abantu ngo mu gitaka Imana yabumbyemo umuntu, nkuko tuvuga ngo Imana ifata igitaka ibumba umuntu. Nta gitaka cy'igitutsi cyari kiriho, nta n'igitaka cy'igihutu cyari kigize gute, cyari gihari. Bibiliya ivuga ko Imana yafashe igitaka ikibumbamo umugabo yitwa Adamu, hanyuma mu mugabo ikuramo umugore witwa Eva. Nta hantu nigeze mbona havuga ngo Adamu yari umuhutu hanyuma Eva yari umututsikazi. Turi abantu rero b'Imana. Ikindi abantu ntibakarebere ku gihagararo, ukareba umuntu ngo kubera ko ari muremure ni umututsi, kuko ari mugufi ni umuhutu. Kiriya kintu nagikoreye ubushakashatsi usanga ari Satani yabibye amoko abantu n'abahuma amaso, kuko abo bita ngo ni abahutu ni bagufi, harimo abarebare usanga bafite iryo zina, n'abo bita ngo ni abatutsi baba ari barebare, hari abo usanga ni bagufi. Icyo kivuze iki? Ni uko Imana itigeze irema amoko. Ntabwo Imana yigeze irema amoko, kandi nimba ari ikintu gitera umubabaro Imana ni ikintu bita amoko. Iyo ubwiye umwana wawe ngo uri ubu bwoko ujye wirinda bariya, ubu muhaye uburozi buzamwica, ubu muhaye aside izamwangiza ikangiza n'abazamukomokaho, ndetse uba wishe amateka ye, kuko akura areba ba bantu akanakura yumva ba bantu. Urubyiruko rwubakire muri tegura yabo ejo, ntibazigere bubaka ku moko. Nta muntu n'umwe ufite amoko kuva kera kugeza iyi saha uzagubwa neza. Ntago yagubwa neza. Ko gufata umuntu Imana yiremeye ukamupfobya ukamwita icyo wumva. Twebwe turi abantu, nababwiye ko ibintu bibiri Imana itwemerera kuba byo ni ibintu bibiri. Turi abakirisitu, turi abanyarwanda. Ibirenze ubukirisitu n'ubunyarwanda ndakurahiye. Yego, ngira ngo birumvikana cyane. Ni inama nziza cyane ku rubyiruko ndetse no ku babyeyi bafite bene iyo myumvire yo gucengezamo abana wenda ibintu bitari byiza, birimo ingengabitekerezo ya jenoside, kwitwaza amateka, ukigisha urubyiruko ibintu bibi. Burya na makosa urumva ngo wabazaga abana ati ubwoko bwanyu ni ubuhe, urumva afite tentative yo kubibamwa abana ibintu bitari byiza. Ariko inama mama Charlene agiye urubyiruko, niwumva bene ibyo ngibyo ukumva hari ubikwigisha gutyo, ujye ubita inyuma kugira ngo usingire ejo heza hawe hazaza. Hararenga ha urebye abana bakoze jenoside, ubu amateka yabo ateye isoni. Abana babyishoyemo nubwo bari bato.
uko biri kose ni ibintu biteye ipfunwe biteye n'igisuzuguriro ndetse n'igisebo niyo mpamvu rero batagomba kubyubakiraho n'ibintu bibi cyane. Iyo bavuze yuko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu ndetse n'itorero ry'ejo hazaza baba bashatse kubwira iki urubyiruko cyangwa iyo nyito yari kwiye kwigisha iki urubyiruko? Kuvuga ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, burya abantu b'urubyiruko baba bataravangirwa burya niyo mpamvu umuntu iyo ari urubyiruko aba afite amahirwe nk'ubu abantu babyiruka bafite amahirwe rutayange. None se ugira ngo ibi bintu mvuga iyo mbibyirukiramo noneho byari kugenda gute? Kuba ibintu bikomeye uzi iyo ufite imico myiza ukayibyirukana mana, iyo ubyirutse uri umukobwa witonda ufite imico myiza warubatse ejo hawe warahateguye uvamo umugore w'igitangaza ukazavamo umukecuru ufite amasaziro ateye ubwoba. Kandi iyo uri umukobwa ukaba gica utarateguye ejo hawe ubu uri umugore mubi ukaba umukecuru mubi wa wundi uvuga ngo ka gakecuru kazapfa ryari bitewe nuko wabaye mubi. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu iyo avuze ngo ni imbaraga z'igihugu nuko igihugu iterambere riba riri imbere muri ya myaka ye cyajya azaba agezemo niwe igihugu kizaba gikeneye. Ubu ngubu abantu barimo bitwa ko ari bakuru bari kubyina bavamo bagiye kugera mu myaka ya pasiyo kubera ko iyo umuntu yakuze aba yakuze haba hasigaye ategekera aho yicaye cyangwa harimo kugira inama abantu. Ariko urubyiruko ni imbaraga nyine, nizo mbaraga nshyashya, amaraso mashyashya, igihugu kiba hanze amaso. Ni nayo mpamvu barwitaho bakavuga ntimunywe urumogi ntimunywe ibiyobyabwenge muri ubu buryo. Kubera iki? Igihugu nicyo kiri cyo kuvuga hari aha niho hazava abaminisitiri basimbura abahari, niho hazava abasirikare basimbura bagiye gusezererwa kubera ko bakuze, niho hazava abapolisi bagiye gusimbuzwa abapolisi bashesha kanguye, niho hazava intwari z'igihugu zigiye gusimbura abashaje, niho hazava abaperezida, niho hazava abameya. Noneho si n'igihugu gusa n'Imana nuko ubu hari igihe Imana yitegereza ikareba umwana ikavuga iti uyu nguyu azasimbura mama Charlene, yego azankorera iby'ubutwari igihe nzaba nanjye ndangakecuru naravuyemo. Imana ibiri gushaka abashumba abapasiteri, bivuga ngo ni imbaraga, ni imbaraga Imana ikoresha iby'ubutwari, ni imbaraga igihugu gikoresha. Rero murumva ni abantu bakomeye, ijisho niho riba riri, kuko urubyiruko ruramutse rupfuye vuga ngo birarangiye. Nigeze ndeba filime ya gisirikare noneho bereka abasirikare b'abasaza. Hari umusaza wavuye mu gisirikare ahura n'ikibazo atuma ku basaza bari muri ntuza ye muri icyo gihe ngo bajyane ku rugamba. N'ubu iyo nyibutse ndaseka. Noneho abasaza kubera gusaza yakurira igipangu ngo yinage agahita ahirima. Bivuga ngo imbaraga zo gukora igisirikare zarashize, hakeneye amaraso mashya. Umupira nta muntu uwukina ngo arinde asaza, ibintu byose urabikora ukagera aho ugarukira abana bato bagakora akazi. Ubwo rero urumva abantu bose abantu babahanze amaso ni abantu bakomeye, urubyiruko rurakomeye. Ese mama Charlene iyo yitekereje mu bukecuru yumva ari umuntu uzaba umeze gute? Azaba agikora ivugabutumwa ejo hazaza? Uprojeta gute uyu murimo w'Imana ukora gute no mu bukuru bwawe mu bukecuru bwawe? Umva nimba hari umuntu mfitiye amatsiko kuzareba ninzaba nkiriho ni mama Charlene yarabaye umukecuru. Nikumva mba mbona ndi umuntu uzaba ufite abuzukuru, abankomoka abuzukuru n'abatankomokaho. Mba numva nzaba mfite abana benshi kuko ngende kubyara, ndimo ndababyara mu ijambo ry'Imana, kandi iyo wabyariye Imana nawe iraguhekera. Kandi niyo mpamvu burya ndabikunda cyane, mba numva nifuza kuzagira amasaziro meza ku buryo ninapfa izina ryitwa mama Charlene ritazibagirana. Ntibazavuge ngo ni mama Charlene w'umusitari wabwirizaga ukuntu byonyine, ariko nzabe na mama Charlene wagiriye umumaro abantu bose, ku
buryo mbese n'umwana wanjye ngo n'umwana wa mama Charlene icyo cyonyine kizamutunga ukuvuga ngo n'umwana unkomokaho umva pe icyo kikazamutunga ngiye mba numva mu masaziro yanjye nzaba ndi wa mukecuru wo mu itorero ugira abashumba inama ugira abapasiteri b'icyo gihe inama n'umuntu uzaba ugishwa inama mu byiciro byinshi n'abakobwa bajya gushaka bakaza ndi mukecuru reka twegere mukecuru mama Charlene mba numva bizaba ari ibintu byiza kuko ubusaza bwanjye ndi kubutegura shawe nimba uzaba ukiri umukameramani nanjye wera nzaba narashaje muzehe Mr. Joe uzaba waranashaje ariko sinzajya nanirwa kuvuga ntabwo ibiganiro nzabireka ariko nzaba afite ibindi ndi kuvuga ngira ngo ni byiza cyane ni mama Charlene w'umukecuru twarimo tureba uko bizaba bimeze urumva afite indoto nziza kandi atazarenda swaza imvizi zarenda z'uburiyenza gikorera Imana akiri umujyanama mwiza w'abantu b'Imana akiri mu itorero rya ADPR isa buriya cyangwa ntabwo navuga ngo nzaba nkiri muri ADPR kuko ntabwo ko wazahindura itorero buriya mu buzima bwanjye hari ibintu wenda umuntu avuga akabivuga nka we hanyuma byahinduka bati ko yari yaravuze ko bitazagenda gutya ubu hari ibintu nzira ntifuza ariko mbona ko Imana ishobora kuzagira gute kuzabyemera mu bintu ntifuza sinifuza kuzava mu itorero rya ADPR nifuza ko ahantu hose nzajya Imana izahandemera ADPR cyangwa ureke nyishingire ninzajya naho ninzajya naho itari izambabarire nyishinge mvuge ngo iyi na ADPR basi wenda amaturo n'icyacu njye mbyohereza muri ADPR dore nibyo dupfa ariko nkomeze nitwe mu ADPR ikindi ntifuza sinifuza kuzaba umupasiteri w'umugore cyangwa umushumba w'umugore numva mu buzima bwanjye nifuza kuzibera umuvugabutumwa nkibera mama pasiteri kuko nundi banyita mama pasiteri ngewe nkazisazira bakugize nka mwarimu wenda ntabwo mbyifuza ntabwo mbyifuza mbese numva ibintu byuzuye umutima wanjye ari ugukomeza kuvuga ubutumwa uku nguku yego bibaye ngombwa ko ADPR yemera abapasiteri b'abagore ko ibihe bigenda biha ibindi wenda bishobora kuzagera igihe bikemerwa mama Charlene ADPR nyakabandika mushyira ku bakandida b'abagore bashaka kwimikwa kugira ngo bakorere Imana umurimo wa gishumba mama Charlene ntitwamubona kuri mimbara yabaye umushumba reka nkubwire kereka Imana ije nkuko igivugana nanjye ikambwira ngo ni njye Uwiteka ndavuze ngo bawe kandi ubwo nabwo ibimbwiye yamishyiramo ndabizira ntago mbikunda iryo zina ngo umushumba oya kubera iki mama Charlene ubizira kuba umushumba si bibi ariko kwitwa umushumba ngo mama Charlene biriya bintu barabyangije biba bibi hari umuntu wicara ngo ndi umushumba w'umugore ye baba data wamureba ukavuga uti ni hene zanjye sinaziguha ngo ziragire uri kumva ibyo rero nibyo bituma mbizinukwa umuntu wese ndi umushumba undi wese ndi umupasiteri ukabona iryo zina ni izina ry'icyubahiro ni izina ry'igikundiro abo yabihaye n'umugisha ariko abo itabihaye babyiyise barabinukije biranukira ndabizinukwa kuko iyo umuntu avuze ngo ndi umushumba ndavuga ni wenda nanjye mbaye umushumba w'umugore nasanuriye kuko n'abantu babyangije ni izina ry'icyubahiro ariko bararyangije bararinutsa riranuka ariko umuntu Imana yabihaye biramubera ngewe rero no mu bisanzwe kwitwa umushumba uri umugore nge mba numva utanambatiza Imana imbabarire nabo bambabarire umushumba w'umugore aho ava akagera n'umupasiteri mba numva atandambikaho ibiganza ngo ambatize anjyane mu mazi niko kuri kwanjye nemera ntago nabisomye mu Bibiliya icyitonderwa mutaza kuntuka mumpora ubusa ntago ari ubutumwa Imana yampaye banyumve neza ni igitekerezo byawe nta nubwo nabisomye muri Bibiliya gusa nge mu maraso yanjye no mu misokoro ndabyanga rwose mba numva wenda wakitwa mwarimu ariko ntiwitwa umushumba kuko abagore hari ibindi bitubereye yego yes ngira ngo ikindi jo nabonye umugore ajya kubatiza yambaye itaburiya y'umweru ugera mu mavi na mini wabonye ukuntu babatiza ubwo si yo wunamye bigenda gute ni ikibazo oya ni ku giti cyanjye sinifuza rero ntabwo mbyifuza
gusa Imana ifite ibintu byinshi nzi izangira byo ariko ntazi. Ariko ikintu cyose Imana yangira cyo, nkuko yangiza umukene nkemera nkashinyiriza ngakena, nkuko yangiza umuntu uhura n'ibyago n'amakuba nkemera, ikintu cyose cyaturuka ku Mana nubwo bushumba nabwemera kuko nta yigiburana, nta muntu uburana niyamuhanga. Ubuse nta mushumba w'umugore hano uzi wenda ukunda ujya ureba inyigisho ze? Okay, urashaka kunteranya n'abisi? Oya nukuri ntabwo mfite gahunda yo kuguteranya. Ngewe ubwirije ariko utarengejeho kuri umushumba uyoboye itorero nakihangana. Reka nkubwire rero, burya abagabo niyo baguye cyangwa ari abanyantege nke ntibigaragara Imana yabagiriye neza. Ngewe hari ibintu ntemera, izina ryitwa umuntu ushumbye intama. Umuntu w'umushumba afite ukuntu aba agomba kwitwarira nuko aba agomba gusa. Ngewe ibintu nkubwira ngo impamvu nzinuka abashumba b'abagore ni imyitwarire yabo mibi. Umuntu agahagarara imbere y'abantu ngo ni umushumba ayoboye ngo intama da, ariko wamwitegereza igihagararo cyo ukabona ni umushumba w'ihene pe, umbabarire, ukabona yambaye ijipo igera aha, sibyo? Yambaye ijipo igera aha kandi abagabo ubwo se koko wakambara ijipo umushumba, ariko ubundi bazabanze bamenye iryo zina. Ni izina ry'icyubahiro rikomeye, uri kumva? Umuntu witwa umushumba ni umuntu uba warasutsweho amavuta yo mu ihembe atari yayandi yo mu icupa, uri kumva? Rero abafite n'imyitwarire, abafite n'imyambarire, abafite n'imivugire, abafite karite. Hari karite kwemerera ku buryo umuntu nakureba utanavuze ngo uri umushumba nk'ubu barabinyita. Hari n'umuntu nigeze njya kwigisha muri ADPR igiterane cyari kirimo abashumba, maze umushumba arambwira ngo nuko bidashoboka nakwimika ukaba umushumba, kuko wowe uburyo umeze n'uburyo wigishamo n'uburyo ufitemo impuguro niza gishumba. Yego, nonese Charlene, umuntu wenda wakumva uvuze gutya ashobora kugira ngo uri kwibasira abagore b'abashumba bafite inshingano za gishumba, ariko wowe wavuze kuri kubivuga ku giti cyawe katari ubutumwa bw'Imana, ko ni kubyumva wowe yuko uko bibona ko hari bamwe, kuko ntekereza ko utavuze bose, ko hari bamwe batukisha iryo zina, ariyo mpamvu ubitinya kandi ubyanga. Ariko umugore noneho arashoboye kandi nzi ko ukunda kubivuga, wenda hari n'ibindi ashoboye nk'uko wari ubivuze. Harya ni nk'ibiki umugore buriya ubona wenda aba ashoboye? Reka nkubwire, abagore bafite ubushobozi rwose, nta nubwo ibi mbivuze kuko nta bushobozi bafite, barabufite. Ndetse iyo ubona abagore ntiwumvise uriya mugore wo muri Tanzania ntajya kuba perezida se, bafite imyanya inakomeye mu gihugu. Nonese uko yaba perezida ntiyaba n'umushumba w'itorero akariteza imbere ryarananiye umugabo? Nyine reka nkubwire, ibi bintu navuze n'analize yanjye ku giti cyanjye, ntabwo ari ubutumwa nahawe n'Imana, uri kumva? Nta nubwo Imana yanyongoreye ngo igihe ikibi mbwiraho nk'uko ijya imbwira no ku bindi, ariko ni nkanjye ku giti cyanjye. Ni nkanjye ku giti cyanjye. Bashobora gukora ibintu byose bakabikora nta kibazo, sibyo? Ubonye umugore ari mu nteko yiyambariye wenda ijipo ngufi, sibyo ko mbona bari ababyeyi bakunda kwambara neza, bambara neza byiyubashye, cyangwa ukabona umugore ari muri biro ahantu atanga serivisi, aba bishoboye. Ariko kubona umugore wambaye mini ari ku ruhimbi, itonde, tandukanya mu kagari, uri kumva? Utandukanye mu karere, utandukanye no ku ruhimbi, ni ahantu hakomeye. Muri biro runaka ushobora kuyicaramo ufite n'abagabo batatu, nta kintu biba bitwaye. Ushobora kuyicaramo warogosha ingoyi, wayicara warikoze ibiki ukabona birasa, ariko ku ruhimbi ni nayo mpamvu Imana izahatsinda benshi. Ku ruhimbi ni ahantu ho gutinywa mu bintu by'Imana, ntabwo ari ibintu byo kuvogerwa ngo upfe kuhicara. Ikindi, iyo ukurikiranye amateka y'abantu bagiye baba abashumba, abagiye baba abatambyi, abagiye baba abarewe, sanga nta mugore urimo. Ariko we ni impamvu umwenda ukingirije ahera ugitabukamo kabiri buri wese ngo yigerereyo. Ubundi buri muntu wese yabonye uburenganzira bwo kuba yakorera Imana mu nshingano zose uko ziri n'uko ashatse. Ntekereza rero ko wenda icyo cyari cyo uzi ikibazo buriya cyavutse cyatumye tubizinukwa nuko babyiyise. None se reka nkubwire, umuntu aricara ati nzi kuvuga mu rurimi, reka shinga itorero, akajya kurishinga
agahita avuga ngo nge ndi runaka agahita ajya guhiga n'uzamusengera uri kumva ujye utinya abantu bahiza ababasengera bakabaha n'amafaranga ujye ubatinya kandi ujye unabagendera kure umuntu wiyise umushumba akiyita umupasiteri yarangiza akajya no guhiga umusengera ariko ubundi si kuriya byakagenze uwo mugore aramutse abaye nawe ariko byaturutse ku Mana wanamureba ukavuga uti no witeka wakwimitse rero impamvu ubona ari ibintu bisa nabi nuko ari byo bikoze ujye gusanga umuntu ngo ni umushumba w'umugore ugasanga yamaze abagabo b'abandi ese buriya iyo ushumbye abantu waratwaye abagabo b'abandi uri umushumba uri umugore ububwiye babandi uyoboye bose uti nge natwaye mfite abagabo 2 cyangwa 3 wowe uzagire ujye ukuba nka 2 nimba umushumba afite 3 abashumbye bagomba kugira nka 6 uko biri kose intege nke z'abagore iyo banazigize ntago zimera nk'iz'abagabo ni nayo mpamvu nawe iyo witegereje nko mu matorero akanyakanya reka bari ko mvuga nta mushumba w'umugore wahasanga biriya rero si ubuyobe wenda birashoboka ko hari igihe Imana izagera ikabyemera cyane ko n'ubundi wenda itanabyanze nge navuze ko ibi bintu ari ibyo ku giti cyanjye ariko umuntu wajya gufata mama Charlene ngo naba umushumba rwose ntibikabeho Imana inangiriye neza nakomeza nkaba umuvuga butumwa wakomeza ukamuvuga butumwa ariko hano hari amatorero wenda turebeye hano hari amatorero tuzakomeye kandi y'abagore ndetse nakomeye kurusha ay'abashumba b'abagabo buriya ushatse kuvuga gukomera uvuga nukugaragara mu buryo bw'umubiri cyangwa nugukomera mu buryo bw'umwuka ubundi uvuze ngo hari amatorero y'abagore akomeye ubundi gukomera ushaka kumbwira nukuye gukomera turi kuvuga muri ubu buryo ni mu buryo bw'umwuka ntabwo ari mu buryo bw'umubiri ngo abantu bavuge ngo dore Yerusalemu yacu ngo dore reba isengero zacu zubahikishijwe amazahabu ariko bibuke ko hari aho Yesu yavuze ngo ibi ngibi mu ndatisha ibi byose nzabisenya nta buye rizasigara rigeretse ku rindi gukomera rero uvuga ni ukugira abayoboke benshi gukomera uvuga ni ukugira ijambo no kumenya kuvuga ariko si ikimana iba ireba gukomera Imana ivuga ni ugukomera mu buryo bw'umwuka ugakomeza n'abo uyoboye gukomera Imana ibishaka ni uko utera imbere mu buryo bw'umwuka ugateza imbere n'abo ugize gute n'abo uyoboye naho kuvuga ngo ufite abakirisiti 1000 biriya nta kintu bivuze imbere y'Imana ngira ngo ni kuri iki gitekerezo iki kiganiro twakigarukirizaho ngira ngo narigima za mama Charlene kandi niko bitekereza ni nakabyumva mu mboni ziwe nta muntu rero uzira ibitekerezo byiwe wowe utabibona kimwe nawe nyaboneka ntumutera amabuye erega nabo bashumba ntagira ubatera amabuye kuko hari n'intama zizagira hari n'intama zizarokokerayo kubera Imana zizajya mu ijuru nta nubwo tuba tuvuze ngo nabashumba bose muri rusange tuba dukebuye bariya bitwara nabi bagatukisha abandi kuko ntugire ngo nubwo ari kuvuga abashumba b'abagore wakubaza ababagabo ibyo yabavugaho ngira ngo bo none bamwe yewe ni byinshi ndabizi ni byinshi reka tuba tunabwiye abo bitwa ko ari abashumba b'abagore niba babashumba kandi b'intama ariko ibaze aho ureba umuntu ukavuga uti nk'abantu nk'izi ni intama se sibyo ko hanini usanga abayoboye ihene kuko none se undi umuntu ntiyorora ihene akoyorora n'intama kandi burya mu ntama habamo n'ihene nta nubwo wamenya n'ibyamuzanye n'izo misiyo bafite ariko ni na ngombwa nimba wumva ko uri umushumba w'umugore wiba umugore hita uba umuntu w'umugabo guhamya Kristo n'umugabo muhuye akuboneho bushumba sibyo n'umugabo ukuyobeyeho asanga uri umushumba da n'uwo musore ugukaseho abona uri umushumba kandi nabona uri umushumba kuko burya abashumba bose ni abashumba nuragira ihene ni umushumba nuragira intama ni umushumba ariko ugaragare nk'umushumba w'intama yego mama Charlene reka tugushimire cyane kuba utuganirije ikiganiro cyiza Imana iguha umugisha cyane kandi igukomereza amaboko akoze cyane